ndabashuje nanone inshuti bavandimwe muvuga ikinyarwanda cyangwa se mu cyumva aho muherereye hose, haba abari mu Rwanda, bari mu Burundi, namwe ndabashuje cyane. Muri abavandimwe, burya dufite ururimi rumwe, duhuje ururimi n'umuco. Bari mu Bugande, bari muri Kenya, Tanzania, East Africa yose, ndabashuhuje ababasha kuba bakumva ururimi rw'ikinyarwanda, n'abari mu zindi nce zitandukanye mu bindi bihugu muri Afurika, bari mu Burayi, abari mu Bwongereza, abari muri Amerika, Australia, ku isi hose ndabashuje abafasha kumva ikinyarwanda. Uyu ni wa mwanya wacu rero nanone wo kuganira mu ruganiriro rwacu nk'uko twarutangije. Uyu munsi rero ndagarutse ngo tuganire ku kintu gikomeye cyane. Mbona igitekerezo nagize maze kuganira n'umuntu w'inshuti yanjye, arambaza ati ariko se ko numvishe ngo uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimeze bite, wagezeyo ute? Ko mperuka uri mu Rwanda. Ni inshuti yanjye, twari tumaze igihe tutabonana, yagize gutya mbona ahangaha kuri YouTube ndi kuganira, numva ni ikintu nabasharinga namwe, kuko ni ikintu gikomeye kandi numva cyagirira abantu benshi akamaro. Ngira ngo twese turabizi ko mu bihugu byacu muri East Africa cyangwa se no muri Africa in general, mu bihugu byinshi, ukuyemo wenda ibihugu bikeya bishobora kuba byarateye cyane imbere, ubuzima buragoye ku bijyanye no kubona akazi. Kubona akazi biragoye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abakabona ariko hari n'abatakabona, kandi ni experience mfite. Ngiye navuye mu Rwanda, nari mfite akazi, yego, abanzi barabizi, mfite experience y'akazi ko mu Rwanda nagakoze imyaka 12, ariko hari abatarakabonaga. Hari abatarakabonaga, cyangwa ugasanga n'abagafite bahembwa umushahara batishimiye. Nagize igitekerezo rero, umuvandimwe ambajije impamvu naje muri Amerika. Mu by'ukuri ndavuga ngo reka mbibasharinge. Naje muri Amerika cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na green card. Abantu benshi mu Rwanda ntabwo barasobanukirwa cyane green card lottery icyo aricyo. Inshuti bavandimwe rero, naje hano ngo mbaganirize ikintu cyitwa green card lottery. Ni ikintu gifatika, gifasha abantu kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bworoshye, bwizewe. Ukaza ufite ibyangombwa rwose, ugahabwa ibyangombwa byo gukorera muri Amerika, gutura aho ushaka. Ngira ngo hari abenshi wenda bagiye bagira amakuru babimenyaho. Hari nk'abagiye basoma wenda nk'ibitabo bitandukanye. Hari nk'igitabo cyitwa Soft Power, ni igitabo ushobora gusoma ukabonamo amateka y'Amerika n'ubuhangange ifite. Hari n'amafilime menshi, ngira ngo nk'abarebye filime yitwa May the Force be with you, ni filime ya seri, nayo igaragaza ubuhangange bwa Amerika. Hari n'imvugo tugenda twumva, cyane cyane twumva na wenda abayobozi ba Amerika bavuga ati change can happen, American dream. Hari n'ibintu bikomeye tuzi.
umuntu akaba yakubaza ati se wenda ni nk'ibiki ibintu waba uzi bikorerwa mu Rwanda nka bitanu ukaba utabimenya kandi ari igihugu ubamo, ariko ugasanga uzi Coca-Cola, ugasanga uzi iPhone, ugasanga uzi Apple, ugasanga uzi ibintu bitandukanye. So iyo ni cultural imperialism, ariko nta kundi niyo si turimo. So tugiye rero kuri topic y'uyu munsi ya green card lottery. Ni ikintu kirekire. Uyu munsi tugiye gukora part 1 tuganira kuri green card lottery ni iki. So ni green card lottery rero ni gahunda isa naho yatangiye igihe Amerika yari ibonye independence muri 1776. Nibwo hatangiye kumvikana cyane ijambo ryitwa American Dream. So American Dream cyangwa American Way of Life ni uburyo bw'Abanyamerika bafite buvuga ko umuntu agomba kubaho neza byanga byakunda igihe ari muri Amerika, igihe afite akazi. So ibyo bintu byakomeje kugenda bivugwa bisa nk'aho ari ukubranding Amerika. Niho havuye rero n'iki gitekerezo cya green card lottery. Ngira ngo abazi Perezida Kennedy wa Amerika ari mu bagitangije cyane mu mwaka ngira ngo wa 2009. Nibwo cyagize imbaraga cyane bagira ngo bapromoting cyangwa se bareshye niryo jambo ryiza ry'ikinyarwanda, cyangwa bafasha abantu benshi baba migrants kuva mu bihugu byabo baza muri Amerika, kuko Amerika yari ikeneye kwibrandinga ndetse no kugira human resources cyangwa se abakozi, kuko muri Amerika even today hari ikibazo cy'abakozi. So iyi gahunda rero yaratangijwe muri Amerika, ndetse buri mwaka bakajya bafata ibihumbi 50 ku isi hose. Ubu ngubu hafata ibihumbi 55. So ni abantu benshi. Iyi gahunda rero nta kintu isaba na kimwe, nubwo mwumvamo iryo jambo ngo lottery risobanura nk'umukino w'amahirwe, ariko it is not like gambling, kuko nta kintu uba washoyemo wowe. Urusimbi rwo uragenda ugatanga amafaranga bakayarya cyangwa nawe ukayarya. Ariko iyi green card lottery yo, nubwo mwumvamo iryo jambo lottery, ngira ngo abenshi bajya baryibeshyaho bakumva ko ari nk'urusimbi, ariko it is not. Ntago ari byo. Green card lottery ni umukino w'amahirwe abantu barakina. Bitangira mu kwezi kwa 10 kwa buri mwaka bikagera mu kwa 11. Ni amatariki azwi ku bantu bazi green card lottery, kuko njyewe nayitsinze nkinnye inshuro ntanibuka, zishobora kuba zirenga 15. Nayikinnye kera cyane, ababizi barabizi. Kandi ni ibintu by'ukuri. Iyo gahunda rero iba buri mwaka, bigakinwa muri uko kwezi kwa 10 bikagera mu kwa 11. Bafata igihe kingana n'ukwezi bakina online, then results cyangwa se abatsinze bagasohoka mu kwezi ngira ngo kwa 5 kwa buri mwaka. So iyi gahunda rero ya green card lottery iroroshye cyane, nta mafaranga isaba. Ikintu gusaba ni ukuba ufite access kuri internet connection, nta kindi. Yaba ari kuri telefone, kuba afite smartphone ushobora gukoraho ino green card lottery uka-applying. Nta kintu kigoranye, nta mafaranga bisaba, biri free. Nunabona email
ije muri inbox yawe kubwira ngo utange amafaranga ibiki n'ibiki, uzamenye ko aba ari aba scammers. Green card lottery iri free. Iyo ushatse wasura urubuga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rujyaho gahunda z'iyi Green Card Lottery, arirwo ni dvprogram.state.gov. iyo ugiye aho ngaho uhabona amakuru ahagije y'ibijyanye na Green Card in detail, uretse ko nanjye ndabibabwira. So iyo ugiye kuri urwo rubuga rero, igihe rwafunguwe bararufungura batangaza itariki bazarufungurira, akenshi biba hagati y'amatariki 5 n'10 z'ukwezi kwa 10, ariko itariki barayitangaza iri place, barayivuga before yuko bafungura umurongo kugira ngo abantu bakine, kuko nta gukina igihe icyo ari cyo cyose, ukina muri ayo mezi, muri uko kwezi na mu kwezi kwa 10 bikarangira mu kwa 11. Then hari ibintu bisabwa bitari amafaranga, ariko of course kuko ni lottery, ni umukino w'amahirwe, so hari ibintu ugomba kubanza gukora, kuba ufite, cyangwa se kugira ngo ukore iyo application. Nzabibabwira muri part 2 y'iki kiganiro. Uyu munsi nagira ngo mbasobanurire gusa Green Card kwanza ni iki, then tuzabone tujye muri step by step noneho uko bikurikirana, uko umuntu ya applyinga Green Card kugera ageze muri Amerika, na nyuma yuko ageze muri Amerika ni gute abona noneho citizenship, kubera yuko ubuzije nka immigrant. Green Card icyo ivuze, iyo card baguha iri green, ivuga ngo uri lawful permanent resident, ariko you are not a citizen. So ibyo nabyo tuzabiganira, nzagenda mbabwira step by step urugendo rwa Green Card uko rukorwa, kuko njyewe ni ibintu nanyuzemo kandi ndabyikorera, nta muntu wabinkoreye, ubundi muri Amerika, you know. Iyo umaze rero guca kuri urwo rubuga ugakora application, nzababwira step z'ukuntu bikorwa, ariko nagira ngo mu by'ukuri mbabwire muri rusange, ubwo twari tumaze kudefininga Green Card Lottery icyo ari cyo, nagira ngo noneho mbabwire akamaro ko kuba ufite Green Card. Green Card ni ikintu gikomeye, ikintu gikomeye cyane buri muntu wese yifuza kuri iyi si utari umunyamerika. Even hari n'abantu bari muri Amerika bakina Green Card, that's real, njye ndabizi. Abantu bari aha muri Amerika badafite ibyangombwa bagiye baza mu buryo butandukanye, ko kuza muri Amerika harimo uburyo bwinshi ushobora kuza muri Amerika, nabwo tuzabuganiraho buri buryo bwose. Hari uburyo bwa mbere, ushobora kuza muri Amerika uje kwiga, ufite student visa, ukaza uje kwiga, ariko ntabwo ufite amahirwe nk'umuntu ufite Green Card, kubera ko iyo uje kwiga nyine ahantu uba wemerewe kuba uri naho ngaho, wabuhayerewe visa yo kujya kwiga kuri iyo kaminuza. Aho hantu ntabwo ushobora kuhava ngo ujye mu yindi state ngo hature, cyangwa ntabwo uba wemerewe gukora akazi, kereka igihe runaka baguhaye work permit, kandi nabwo bayiguha mu buryo runaka. Hari igihe utabyemerewe bitewe n'ibintu wiga cyangwa na niveau ukiriho y'imyigire, kandi nabwo uba ugomba gukorera aho hantu uri gusa. So uburyo bwa mbere rero bwiza, cyangwa se ikiza cya Green Card, uba wemerewe gutura ahantu ushaka hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri state yose uba wemerewe kuyibamo, upfa kuba ubishaka, wumva uri willing, ufite n'ubushobozi bwo kuhaba, cyangwa hari icyo ugiye kuhakora. Urazinduka mu gitondo ugafata indege cyangwa ugafata imodoka yawe ukajya muri state ushaka iyo ari yo yose. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ntabwo ari ikintu buri muntu wese uri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite. Ikindi kintu gikomeye, uba wemerewe gukora akazi kose ushaka. My friends, ni ikintu gikomeye iki ngiki, ntabwo ushobora kumva ukuntu uba uri blessed,
iki ni ikintu gikomeye abantu benshi babura. Even n'umuntu uba waraje afite work visa aje gukora muri Amerika, wenda yarabonye visa yo gukora, ntabwo aba yemerewe kujya gukorera ahantu hose ashatse muri Amerika. Nta nubwo aba yemerewe guhindura akazi ngo ave muri icyo kigo cyamuhaye ako akazi aje. Iyo uzanye n'iyo visa yo gukora, aho hantu bayiguhaye niho ukomeza gukorera. Igihe bakwirukanye baguha igihe runaka kuba uvuye muri Amerika usubiye iwanyu. Bitandukanye niyo ufite green card, uba wemerewe gukora ahantu ushaka, any organization, any business. Uba wemerewe gukora business, ushatse waba umucuruzi, ushatse washaka akazi ko gukora, ikintu cyose ushatse uragikora. Uba ufite uburenganzira 100% mu bijyanye no gukora kimwe n'umwene gihugu hano muri Amerika. Nta kintu utemerewe gukora uretse wenda nk'ubuzi bumwe na bumwe bwo gukora nko muri government institutions, ariko nabwo after like 5 years iyo umaze nawe kubona citizenship, nawe uba wemerewe kuba wakora mu byo. Ni ibintu nzagenda mbaganiriza ubutaha. So icya kabiri rero, urumva uba wemerewe gukora ahantu ushaka hose, uba wemerewe no gukora ubuzi ushaka bwose bijyanye n'imbaraga zawe wowe ufite, bitandukanye n'uwaba afite iyindi visa kuko akora akazi kamwe. So ushobora gukora akazi kamwe, ushobora gukora bubiri, ushobora gukora butatu, ubwo ushaka. Uretse yuko nabyo tuzabiganira, ntago waza ngo ukore nanone gusa uzagwe mu kazi ukeneye no kuruka cyangwa no kubona undi mwanya wa family, cyangwa nawe n'umwanya wawe wo kwitaho muri rusange. So ikindi kintu gikomeye nanone umuntu ufite green card aba afite, ni uko uba wemerewe kwiga. Inshuti zanjye, uba wemerewe kwiga ahantu ushaka hose bijyanye n'ikintu ushaka kwiga. Upfa kuba wumva ushaka kwiga. Ahangaha usaba burse, icyo mwita burse. Hano urayibona ukiga rwose, ukiga ukagera aho ushaka, washaka ukagira na PhD zingahe. So iyo ni amahirwe akomeye. Ikindi, iyo watsinze green card uba wemerewe kuzana n'umuryango wawe wose muri Amerika. Ndavuga umuryango ariko wawe uri direct, ubwo ni abana, umudamu nawe. Ni ikintu gikomeye cyane. Nta yindi visa ushobora kubona ishobora kuzana abantu bangana gutyo muri Amerika. Icyo ni ikintu gikomeye. Ikindi kintu gikomeye, abana bawe iyo bageze hano muri Amerika baraza bakiga ku buntu, free. Ibyo bintu ntabwo wacu muri Afurika bihaba, nshuti zanjye. Ibi mbabwira ngewe ndi kubibamo ndabizi. Abana baraza bakiga ku buntu, amashuri y'ibanze barayiga mpaka bayarangije, sibyo? Bajya ku ishuri, bajya mu mabasi, bagaburirwa, bitaweho. Ayo ni amahirwe akomeye. Muri Afurika ntabwo byoroshye, ngira ngo tubiziranyeho kwigisha abana mu mashuri meza. Kandi ahangaha hari amashuri meza muri Amerika. Ngira ngo murabizi ko abantu benshi banohereza abana babo kuza kwiga muri Amerika, ababayobozi bafite ubushobozi buri hejuru. Hari buvuge hano cyane ko atari cyo kindaje shinga muri iki kiganiro. Hari abantu bakomeye muzi bohereza abadamu babo kubyarira muri Amerika kugira ngo umwana we ahavukire yitwe umunyamerika. Icyo ni ikintu kiba gikomeye, kuko iyo ahavukiye bahita bamuha social security number. Nayo tuzayiganiraho mu zindi parti z'ibindi biganiro. Ikindi kintu nanone gikomeye rero cyane cy'umuntu ufite green card, ufite green card ufite amahirwe ari unlimited, sibyo? Ni amahirwe menshi. Urumva uzanye n'umuryango wawe, uzanye abana, uzanye umudamu wawe, nawe aba yemerewe gukora muri Amerika. Abana bariga bakagera aho bashaka.
uba wemerewe gutura aho ushaka. Ikindi kintu gikomeye bavandimwe nari nagikomojeho dutangira ikiganiro ni ikintu cy'amafaranga. Ahangaha muri Amerika ngira ngo nicyo gihugu cyonyine cyangwa nizo state ziyunze, ni ahantu honyine ku isi ushobora kuza ugakora akazi ubona amafaranga. Man, here in America people make money, sibyo? Ahangaha abantu bakora amafaranga kabisa. Uraza ugakorera amafaranga meza kandi nta vangura riba mu kazi. Mu kazi umuzungu yaba ari umunyamerika, yaba ari umwongereza, yaba ari umufaransa, yaba ari umu black America, yaba ari umu black from Africa, yaba ari umu Spanish, yaba ari umuhinde, mu kazi muhuriyemo murakora mwese kandi mugahembwa amafaranga kimwe. Nta vangura riba mu kazi. Ngira ngo ibyo ngibyo iwacu muri Africa murabizi ko ushobora kuba ukorana n'umuzungu akubye umushahara wawe inshuro nka 60 cyangwa 20. So ahangaha ntibihaba. Iyo muri mu kazi muba mungana, mu kazi abantu barangana, mu gihugu abantu barareshya, abantu bose ni kimwe, ufite uburenganzira busesuye, sibyo? Ikindi uba wemerewe gucenjinga akazi igihe ushakiye. Nimba wumva akazi katakunyuze uralivinga ukajya ahandi, sibyo? Ahangaha muri Amerika nk'uko mubona, ndatanga urugero rwo mu Rwanda kuko niho iwacu, ugenda uca muri quartier ari yose ukabona hari amazu handitseho ngo hano hari inzu zikodeshwa cyangwa nyine rental houses. Ariko ahangaha muri Amerika ugenda ubona ibyapa byanditseho ngo here we hire. Man, icyo ni ikintu gikomeye. Ahantu hose ntabwo ushobora kugenda metero 200 utarabona icyapa cya here we hire cyangwa ya hiring, sibyo? Akazi karahari, amafaranga abantu baraza bagakora bakabasha gutunga imiryango yabo no gufasha abandi bantu basize muri Africa. So ni ikintu gikomeye cyane nacyo. Kandi ahangaha muri Amerika hari minimum wage. Ntabwo ari biriya byacu byo muri Africa umuntu agufatirana akagenda akagukoresha guhemba ubufaranga bw'amafuti butagira ikintu bukumarira. Ahangaha nimba ari amadolari 18 ku isaha ugomba gukorera ni 18, nimba ari 20 ni 20. Bafite minimum wage, sibyo? So utekereze nawe ushyire muri calculator ukube ukorera amadolari 18 ku isaha, wumve mu cyumweru uri mu madolari ari hejuru ya 600, udashyizemo n'izindi benefit ubona ku ruhande. Ushobora gukora overtime, ushobora gukora shift zirenga imwe, ndetse ko ntawe nabigiramo inama, sibyo? Ukorera amafaranga meza. So nimba mu kwezi rero ushobora kuba wakorera $3000 birenga, ntabwo ari amafaranga make y'inshuti zanjye. Ayo mafaranga abantu bayakorera muri Afrika se ni bangahe? Wenda muzabishyire muri comment mumbwire muti urugero nko mu Rwanda umuntu ufite umushahara wa $3000 ninde, ni umuntu umeze ute? Kuko ayo ni amafaranga make ushobora kuba wakorera asanzwe, wakorera make $3000 mu kwezi. Si bishobora no kuyarenga, ushobora no gukorera 6, ushobora no gukorera 5 bitewe n'akazi ukora, sibyo? Nta mahitamo yawe, akazi kaba gahari gatandukanye, sibyo? So ayo ni amahirwe rero akomeye. Nabashishikariza mwese ko mwakwitabira gukina uyu mukino w'amahirwe, niko nawita mu Kinyarwanda, cyangwa green card lottery. Mukaza guhaha. Ntago hari imvugo abantu numvishe baharaye muri iyi minsi zo kuvuga ngo abantu ngo iyo bagiye ngo muri Amerika ngo cyangwa bagiye ngo hanze y'igihugu ngo bahunze igihugu, ngo bagiye ngo kuba ngo abantu barwanya leta. No man, that's not real.
abantu bava mu Rwanda ntago bose baba baje kurwanya igihugu, ntago bari politician, ntago like me, ntago ndi umupolitician, sibyo? So ushobora kuva mu gihugu cyawe nk'imigrant ukagenda gukora hano, ukaza ugakora ukiteza imbere, ukanateza imbere na family yawe n'igihugu muri rusange, kuko iyo uje aha ngaha ugakorera amafaranga ujya no gukora investment mu Rwanda cyangwa se ahandi hantu waturutse. So aba ari ikintu rero cyiza kuba wazi n'aha ngaha gukora, aho kugira ngo wicirwe inzara iwanyu muri Afrika ikwicireyo kandi ufite amaboko, ufite ubushobozi bwo gukora, sibyo? Ufite mu mutwe hazima, uri fit, waza ugakora, cyangwa ukaza ukiga ukavoma ubwo bumenyi ugasubira ufite ubumenyi wenda buzahangana ku isoko ry'umurimo kuruta ubwo wari ufite. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane, sibyo? Hari ikindi kintu nari nibagiwe kuvuga, ntago hangaha muri Amerika bisaba ngo ube warize amashuri menshi, upfa kuba ufite imbaraga zo gukora, uri muzima, ahangaha ukora akazi kenshi kari ahangaha muri Amerika abantu bakora ntabwo gasaba amashuri, upfa kuba nta nubwo gasaba ururimi, ushobora no kuza rwose nta n'icyongereza uzi, even na morning utayizi, ukajya mu ruganda ugakora. Abantu bakora mu nganda kugira ngo barabizi, you know, bakwigisha ibyo ukora ahangaha, baragutraininga ugakora ibyo bashaka gukora kandi ukabikora neza, ugahembwa amafaranga yawe kandi meza, ukabasha kubaho mu buzima bwawe bwiza, sibyo? Aya ni amahirwe akomeye, sibyo? Ahangaha mu kazi rwose abantu baba barize se amashuri ni bangahe? Ntago ari benshi cyane, uretse ko hari n'amahirwe yo kwiga. Ushaka kwiga uriga, utabishaka ntabwo wiga, you know. Byose baba ari amahitamo y'umuntu. Tuzagenda tubiganira, dukomeza tugenda twungurana ibitekerezo, ariko iki kintu ni ikintu gikomeye. Ubwo mu by'ukuri tuzanashyiraho nimero ahangaha ku kiganiro kugira ngo tujye tunafasha abantu. Hari igihe ushobora kuba utanasobanukiwe iyo green card lottery uko ikorwa, nubwo nzagenda mbibasobanurira ukaba wifuza kuba wabifashwa. Ngewe ahangaha nzajya mbafasha na timu yanjye turi kumwe ahangaha muri Amerika. Turi timu nini, turahari, turi abantu benshi b'abanyarwanda bamaze imyaka 12 years 4 years. Hano hari abantu bamaze imyaka myinshi cyane. Turi timu nini, so twiteguye kubafasha abavandimwe ngo muze dushaka imibereho. Nta kindi kiba cyaratuzanye hano, nge nk'uko nabibabwiye muri uru ruganiriro, ni ugukora ibintu biri positive, kubafasha ababishaka, kuba waza ahangaha gushaka imibereho. Twebwe nicyo cyaba kituraje ishinga, nta kindi. Ubwo tuzashyiraho nimero ushobora gukoresha ya WhatsApp, ukaba watwandikira. Ubu ngubu abatomboye green card ngira ngo results zarasohotse, barimo kuzibona. Ushobora kuba warabonye result, warabonye iriya first notification letter ikubwira yuko wabaye randomly selected, ariko ukaba udasobanukiwe steps zindi zikurikiraho. Twagufasha rwose kandi for free. Ahangaha nta muntu tuzaca amafaranga, kuko kuba twaraje hano twabaye blessed, ni umugisha twabonye, ni amahirwe. Niyo mpamvu tugomba gufasha n'abandi nabo ayo mahirwe bakaba bayagira, kuko nyuma y'uko ubaye randomly selected, kuko bakora random selection, tuzabiganiraho. Hari izindi step nyinshi ukurikizaho kandi nazo ugomba kwitegura neza, kuko nizo ziba zihatse kubona visa. So nimba warabaye randomly selected, dropping ahangaha comment cyangwa se uze kutwandikira kuri nimero turi bushyireho, tuzagufasha. Ikindi, nimba wumva ushaka kuzakina green card, nabwo uzadutextinge, tuzagufasha for free rwose. Nta mafaranga tuzaca umuntu, nta kindi kiguzi na kimwe. Tuganiriye rero umwanya munini muri rusange, tuganiriye kuri green card lottery muri rusange icyo ari cyo. Ubukurikiyeho mu kindi kiganiro kizakurikira, cyangwa se wenda kizaba icya kabiri cyangwa icya gatatu, tuzagenda noneho tureba step by step uburyo ki umuntu akina green card,
nkuko nabibabwiye unyuze kuri iriya site ya dvprogram.state.gov niyo yonyine ikinirwaho, izindi zose uzabona ntabwo ziri real, kuko iyi ngiyi niyo yonyine ikinirwaho iyi green card lottery. Ntihazagira abandi bantu bakubeshya ngo hari ahandi hantu ngo ushobora ngo guca ngo ugakina ngo ugatanga amafaranga runaka ngo bakagufasha ngo bigacamo. That's fake. Green card lottery iri free, naho honyine kuri iyo site unyura ugakina igihe bafunguye umurongo, nta kintu usabwa. Ibyo usabwa nzabibabwira mu kiganiro gikurikiyeho, ni ifoto ifite specification runaka, ukuzuzana information usabwa, ugasubmitinga, ugategereza igihe bazakorera selection, waba randomly selected bakabikubwira, ugakurikizaho izindi process. Ayo niyo makuru nababwira. Ubwo ku kindi kintu wenda ushobora kuba udashaka gusobanuza kuri green card utumvishe neza, kuko nanjye ndi umuntu, nshobora kuba hari ibyo nasimbutse, cyangwa se wumva hari ikintu ushaka gusobanuza neza, uzajya utubaza kuri iyo nimero turi bushyira ahangaha ku kiganiro, ushobora gushyiraho comment. Ikindi kandi guys, ntimukajye mwibagirwa gukora subscribe, ngo mulayikinge, munasharinge ibiganiro dushyira ahangaha, kuko bidutera imbaraga, bitwereka yuko ibintu tuganira bifite umumaro. So musubscribinge, mulayikinge, musharinge, mukore no kuri iriya nzogera kugira ngo mujye mubona notification igihe cyose hagiyeho ikiganiro. Guys, reka tube duhagarikiye ahangaha, naho ubutaha. Imana iduhane umugisha.